Twongeye kubasuhuza tubaha ikaze inshuti bakunzi ba Talent TV, tunabasabira tunabifuriza amahoro ya Nyagasani. Uyu munsi rero ubu turi mu karere ka Rwamagana, ni mu murenge wa Muyumbu. Turi ahantu mu mudugudu hatuye abantu babaye demobilize cyangwa se abantu bahoze ku rugamba bakaza gusezererwa ku mpamvu zitandukanye, uburwayi cyangwa se igihe cy'imyaka kigeze. Rero nibo batuye muri uno mudugudu turimo. By'umwihariko rero tugiye kuganira n'umwe mu bantu bahoze mu ngabo. Yitwa Kalisa, ni umwe mu bantu nabo bagiye ku rugamba bakiri bato. Tugiye kumwegera rero adusangize ubuzima bwe, icyamuteye ishyaka akiri muto ryo kumva yajya ku rugamba, n'ubuzima yabayemo mu gihe cy'urugamba kugeza igihe yasoreje urugamba akasubira mu buzima busanzwe. Mwatangira mwibwira abakurikiye Talent TV. Nta kibazo. Nitwa Kalisa Calixte, nkaba ntuye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muyumbu. Kalisa, twahaye ikaze kuri Talent TV. Nk'uko twari twabiganiye, twifuzaga ko uri umwe mu bantu, hano turi mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muyumbu. Ni ahantu hatuye abantu babaye ku rugamba. Harimo bamwe bamugariye ku rugamba, harimo n'abandi bari mu zabukuru bamaze kujya, bari mu kiruhuko. Niyo mpamvu rero twifuje kuganira na Kalisa kugira ngo atuganirize urugendo yanyuzemo, kuko ikigaragara yagiye ku rugamba akiri muto, kuko murabona ko n'ubu ngubu ntago akuze, aracyari mutoya, ariko yagiye ku rugamba akiri muto. Kalisa, tukiri aho hantu wagiye ku rugamba ufite imyaka ingahe? Nagiye ku rugamba ufite imyaka 17. Nafite imyaka 17. 17. Wari uri hehe? Iwacu bari barahungiye i Burundi. Yego. Imyaka 17 ni imyaka mike cyane. Ubwo ni nko mu buhe mwaka? Ni mu mpera z'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda. Okay. None nahagurutse ku itariki 18 z'ukwezi kwa 12 muri 1990. Kari ku myaka 17 wari ukiri muto cyane mu by'ukuri. Ni iki cyagusunitse, cyaguteye kumva wajya ku rugamba kuri iyo myaka? Ese wagishije inama ababyeyi, n'ababyeyi bagusunitse, n'undi muntu wakugiriye inama? Byaje gute? Dusangize kuri urwo rugendo. N'icyabiguteye? Birumvikana kuba muto byo abenshi bitabiriye urugamba rwo kubohoza igihugu bari bato kandi bose baje baturutse mu bihugu ababyeyi babo bahungiyemo. Ubuzima bw'ubuhunzi rero nabwo bwabwizemo uruhare. Mu mwaka nka 1985, 1985 nibwo twatangiye, abana batangiye kumenya yuko bafite iwabo, dufite igihugu cyacu. Nk'abantu bavukiye mu buhungiro twumvaga yuko ari iwacu, ntabwo twize, nta kibazo cyari cyatangira kuba ngo ubone yuko ugize ikibazo cy'ubuhunzi. Ariko ikindi ngira ngo bise niyo myaka naziyeho, n'igihe naho nigaga ku myaka 17, ubundi umuntu yakagombye kuba ari hafi yo kujya kurangiza segonderi. Wigaga mu wa kangahe icyo gihe? Nari ndangije, naje niga mu wa kabiri, ariko ni mu gihembwe cya mbere cy'umwaka wa kabiri segonderi. Urumva rero nakagombye kubona ndangije segonderi. Ikibazo cyo kwiga nacyo ni kimwe mu bibazo byatumye tutangira kumenya ko turi impunzi. Kuko ku ishuri bahamagaraga mwarimu yazaga mu ishuri akavuga ati impunzi nimuhaguruke. Ugahaguruka, bimaze kuba kenshi bitangira kugenda biturya mu mutima, bitubabaza. Noneho tugeze mu wa gatandatu
primaire mu gukora ikizami cya leta kugira ngo umwana w'impunzi atsinde ikizami cya leta ajye muri secondaire byari ikibazo kuko amanota ntibadufatiraga ku manota angana ibyo byose nibyo byatangiye kutwereka yuko tutari mu gihugu cyacu ni ukuvuga ngo abantu babaga ari impunzi n'abanyagihugu ntago pourcentage ya manota kwemera kujya muri secondaire yabaga atandukanye kuko habaga harimo ikinyuranyo cy'amanota 15 ku ijana yari amanota menshi ndibuka nsinda njya muri secondaire abarundi bari babafatiye ku manota 49 ku ijana wewe ugira 49 wabaga watsinze wemerewe kujya secondaire twebwe turi ku manota 68 niho bafatiraga ya mbere ku muntu w'impunzi donc iriyo makeyi utakuje 68 ntiwashobora kujya muri secondaire urumva yari amanota menshi kuko icyo gihe n'imyigishirize yari ikomeye batangaga ibizami bikomeye ibyo nibyo wasangaga abana b'abanyarwanda cyangwa n'abandi b'impunzi bava muri primaire ari abagabo bakuze ibyo rero bigeze muri icyo gihe nibwo ababyeyi bacu batangiye kutuganiriza yuko dufite iwacu impamvu batadufatira ku manota amwe impamvu batwita impunzi ari uko turi mu gihugu kitari icyacu icyo gihe rero byarakomeje bigeze muri 87 niho twatangiye kubona inyigisho bwa mbere abantu batwigisha bitwaga abakada bagenda mu miryango y'abanyarwanda babigisha yuko bafite igihugu cyabo kandi bagomba kwitegura gutaha kandi uko gutaha bisaba imbaraga kuko gutaha ku neza byari byaranze niko twatangiye kumenya yuko y'amadisikuru ya Habyarimana avuga ko u Rwanda rumeze nk'ikirahuri cyuzuye wamenamwe amazi wakongeraho y'Amerika ubwo rero nibwo batangiye kudutegura yuko hagomba kubaho abantu bitanga kugira ngo babohoze igihugu babone uburenganzira mu gihugu cyabo hanyuma abantu bakaye bave mu buhunzi barakomeje turiga bari bigeze kumbaza ati ababyeyi baba baragufosinze ntawafosinze hajemwo ikintu cyo gukunda iwacu cyo kumva unyotewe kubona iwanyu ahantu wisanzura hatarimo ka karengane nibagiwe hari n'ikindi kintu cyabayeho muri za 85 hari ku butegetsi bwa Bagaza ikintu cy'umusoro basorejaga umusoro ku mubiri iyo bageraga muri quartier hasaga abapolisi iyo bageraga muri quartier impunzi zitabonye uwo musoro yari amafaranga 500 yari menshi y'amarundi yari menshi icyo gihe wajyaga kubona ukabona umusozi wuzuye abantu barirukanka polisi bari inyuma ibyo byose rero byagiye bituma mu mutima wumva yuko utari iwanyu hari icyo ubura noneho n'abatuganiriza ibyo byose bakabitwereka bituma tutangira kudevelopa umutima wo gukunda iwacu no kumva yuko umuntu yakora ibishoboka byose atashye ni ukuvuga ngo ubuzima mwabagamo mu buhunzi nibwo bwagusunikiye kuvuga ngo nanjye ngomba gutanga umusanzu wanjye nkabohora igihugu nkagira igihugu n'umuryango wanjye ukagira igihugu rero byabaye akarusho bigeze muri 89 bafataga abana bamaze kubona yuko bamaze gusobanukirwa bakabajyana kubigisha noneho politiki n'icyenda rero narize mvayo ndi umukada wuzuye ishuri rarihagaritse twigaga muri grande vacances twarize grande vacances yabaga kuva mu kwezi kwa 7 kugera mu kwezi kwa 9 icyo gihe je n'abandi b'abajene mu bantu nigewe wari mutoya kuko nk'abandi bantu twiganye bari muri 5e 6e secondaire je nari mutoya muri bo ariko kuko nari narabyitabiriye cyane byatumye nanjye bamfata
ngiye ngarutse rero naje rijya wigisha abakuru banjye nigisha mu rugo ndanigisha n'ahandi dutanga ubwo butumwa bukangurira abantu yuko dufite igihugu cyacu kandi tugomba kukibona ariko tukirwaniriye. Ubwo grande vacances yararangiye mu kwa 9 dusubira ku ishuri, mu kwa 10 intambara iratangira ku itariki imwe, itariki 3 nahise ntaha, nahise mva mu ishuri ngataha mu gihumbi kimwe ngo ibyo byamaze kuba muri 90 muri 90 itariki 3 nubwo naretse ishuri ngataha, ngeze mu rugo ntibabyumva. Ubaga muri internat? Nabaga muri internat ntibabyumva, barambaza ati ni ibiki, ndabwira intambara yatangiye. Ayo makuru wamenye gute ko intambara yateye? Byaravuzwe, yego byaravuzwe, kandi hariho abakada batugezagaho amakuru y'urugamba umunsi ku wundi. Rero kubera ko n'amaraso n'ukuntu twari twarateguwe mu buryo buri politike, ntabwo byakundeye kwihangana. Itariki 3 natashye ndababwira nti igihe cyageze rero, bimwe nababwiraga igihe cyageze ngomba kujya ku rugamba. Baturacyari umwana, intambara nubwo igitangira ntituramenya aho byerekeza n'iki. Ndababwira ngo aho byerekeza abarimo barayirwana ni abana nkanjye bangana nanjye, ni abasore, ni bakuru banjye, bamwe twari twarababonye bazaga no kutwigisha bavuye i Bugande, bari n'abasirikare ariko bakaza bidegije, bakaza bakaduha amakuru aho imyiteguro igeze n'iki, ku buryo natwe twari twiteguye, ko twari twatangiye gukora siporo, gukomeza umubiri, kwitegurira urugamba nyine. Mu rugo ntibabyumva ariko ngumaho. Nyuma abaturage twaba twe duturanye b'abarundi batangira kugira ikibazo, bakavuga ngo kubera iki atari ku ishuri, kubera iki atari ku ishuri. Niko mukuru wanjye yaje kubona bimaze gufata indi ntera, asubizayo ku nkoni. Ni nko kumbwira ati va ahangaha, ibyo ibibazo barimo barambaza sindi gushobora kubisobanura, subirayo ko sinajya ku ishuri. Hari hamaze gukorwa, abanyamuryango bari bamaze gukora ahantu aho twitaga ku Karubanda, hari hatuye, yabaga ari amazu yakodeshejwe n'abanyamuryango, yakirirwamwo abasore biteguye kujya ku rugamba. Bamaraga nk'iminsi nk'icyumweru, ibyumweru bibiri bigishwa, noneho baganirizwa, babategura kujya ku ntambara. Aho wavaga muri iyo nzu uhita ujya ku rugamba? Nta no gusohoka muri iyo nzu. Iyo winjiraga muri icyo gipangu habaga harimo ibintu byose byarateguwe, hariho abashinzwe guhaha ariko clandestinement, ibiryo bikinjira abantu, gahunda zose ibikoresho byabaga birimo, amatera ari ukudandura, abasore mukaryama ubundi mukigishwa. Uwavaga aho ngaho ijoro ryawe ryageze, ujya hari ababayobora bakabageza aho imodoka ziri, imodoka zikabajyana paka imushiha. Twagera imushiha nijoro hakaba abandi baza kudufata, abakada nyine, tukambukanya Nyagahura kagezi gatandukanya Uburundi na Tanzania, tukinjira mu ishyamba rya Kimisi tugakandira tukagenda. Iyi nzira ntabwo yari yoroshye mu by'ukuri. Tanzania ni igihugu kinini. Amajoro abiri ya mbere twagendaga n'imodoka ikamyo ifunze ahantu hose, nk'izi zitwara imizigo, kugera Ikaragwe muri Tanzania. Ubwo twararaga muri iryo shyamba, imodoka yarigenda bugacya, bwarakega tukinjira mu ishyamba tukihisha kugira ngo Abatanzania batatubona. Ntabwo uruhushya twari dufite rwo kunyura mu gihugu cyabo, tugategereza ijoro yakamye ikagaruka, tukongera tukurira ikatugeza Ikaragwe, tugasanga aho abantu baduteguriye, tukajya nabwo no mu bwihisho mu bihuru, tukaza kuva muri ijoro ugatangira kugendesha amaguru, bikagutwara kugira ngo wambuke, bikagutwara iminsi hafi icyumweru. Twakoresheje iminsi 9 mu nzira n'amaguru kuva Ikaragwe mugeraho, kugera ubwo twajyaga kuri training wing yari iri Nyakivara.
iminsi 9 n'amaguru mugenda mu ishyamba. Kalisa, urwo rugendo byonyine urumva kuva i Burundi ujya kugera Nyakivari, ubwo buzima, ayo majoro, ayo mashyamba, ntabwo wenda mwageze hagati ngo ube wumva wagira nkikize ntiwashika nk'inde yuko guta ibintu se nagiyemo, ino initiative nafashe ya patriotisme ko mbona bitoroshye, kuko mbere urumva kukubwira amateka ukumva ukagira n'iryo shyaka ryo gushaka kujya ku rugamba, ni ikintu kimwe, ariko none gutangira iyo nzira ukabona umuntu w'umwana muto warumenyereye ku ishuri muri famiye, nubwo wenda mwari mu buhunzi, ariko ubwo buzima bundi bukakaye ntabwo wari ubuzi, ukabona uraye mu ishyamba urihishe amaguru iminsi 9, ntabwo byaguciye intege ngo uvuge ube wakwicuza uvuge uti bino bintu kubera iki ushobora kuba nahubutse? Buriya kugira ishyaka ry'ikintu ni kimwe no kugeraho ni ikindi. Muri urwo rugendo abenshi muri twe nibwo bwa mbere twari dushoboye kugenda n'amaguru ibirometero birenze 2 cyangwa 3. Ntabwo twari twaramenye, ariko kubera ko twifuzaga kuzajya kure kubona cya gihugu, twifuzaga gutaha iwacu, kandi twarateguwe, twarananiwe muri urwo rugendo. Hari harimo imvune, hari harimo inzara, uretse ko hari ukuntu byari biteguwe ku buryo muri bugende aho buze gucya mugezi hakaba hari icyo kintu bari baragiteguye, hakaba hari abantu badutegereje bari butugaburire, tugasanga hari abanyamuryango batetse impungure cyangwa gahunga bakatugaburira. Ariko byo kunanirwa kwari kuko twagendaga byibuze ibirometero biri hagati ya 60 na 80 buri munsi, buri ijoro mwagendaga nijoro, amanywa twarihishaga ko twari mu gihugu tudafite n'ibyangombwa nkana kimwe. Ariko uwo mutima wo kuvuga ngo tuzagere iwacu, uwo ni wadukomeje utuma tubabara, ariko wagera aho ngaho waruhukaho gatoya ukumva usubizwamo imbaraga. N'abaduherekezaga batubwira ati humura turagerayo, ni hariya inyuma y'iminsi 2 tuzatugezeyo, inyuma y'iminsi 2 tuzatugezeyo, ya minsi yose ishira tuzi ko ari ejo tuzaba tugezeyo, ariko tugerayo amahoro. Ntabwo byari byoroshye. Kabisubiye inyuma ho gatoya, uva mu rugo ujya hantu muri yanzu hamwe babateguriraga muri buhari mukomeza mujya ku rugamba, wari wasezeye, wari babizi ko ugiye? Kuko ndibuka ko grand frère yagusubije ku ishuri ku gahato, ariko nyuma gatoya naragarutse. Hari hageze yuko nari nkwije imyaka yo gufata indangampunzi, carte pour réfugié. Barampamagara 17 aho ngaho, barampamagara ngo nze gufata carte pour réfugié. Umunsi nagiye kuri commune, waheraga kuri zone ukajya kuzuza amaformulaire, hari après-midi nibwo nayo ndi kuri commune, ngezweho ndi kuri gishe ya commune, barimo baranyuzuriza. Nabonye mukuru wanjye aka Senegal arampamagara. Ubwo aho nayigereje iyo dossier nayisize aho nyine, nurira ku igare arantwara angeze iwe, arambwira ngo itegure fungika kugende hageze. Noneho aragushyigikira. We yumvaga nagenda kuguma aho ngaho muri quartier, bamubaza ngo kuki uyu mwana ari hano. Kwiga wari warabyanze nubwo yagusubije nyuma arongera ntabwo nigeze nsubira ku ishuri. Urumva kandi byajyaga guteza ikibazo kuko twagendaga rwihishwa. Kuguma ndaho ngaho rero byari gutinda bikagaragaza yuko ari byo ndimo nategura cyangwa ndimo ritegura. Noneho n'abarundi bakamenya yuko abanyarwanda barimo baragenda. Bumvaga umuntu yagiye ariko bakagira ngo yagiye mu mujyi, ntibamenye baje kumenya ko turimo turajya ku rugamba nyuma. Amwe mutuye ntago hari mu mujyi Burundi. Yari centre nini imeze nk'umujyi, yari centre nka kuriya kwa Kabuga, centre commerciale irimo ibintu byose, umuriro iki.
ku buryo wahava ukajya muri Kansumana ukaba wajya Bujumbura, hari hafi y'Ubujumbura ni kilometero 20 kugira ngo winjire mu mujyi. Hari hafi bibazaga yuko yagiye mu mujyi, ariko gusezera nta wundi muntu nasezeye, naragiye mpitafungiye ikapu cyanjye cyahoraga giteguye n'imyenda irimo ibintu byose, uwo nambaye nkawuvanamo nkawumesa nkawuzinga nkawusubiza mu gikapu. Ubwo navuye aho ngaho mfata igikapu cyanjye, mfata igare ringeza kuri bisi. Ngeze mu nzira ikintu cyambayeho ni kimwe, nahuye na mama. Sinagira ikintu mubwira, arasuhuza ndamusuhuza, ariko ntavuye ku igare. Ngeze imbere umutima urananira, ndahindukira ndagaruka mpita mubwira mama nti ihute duhurire mu rugo. Igare ni wari uritwaye cyangwa baguheza? Bari bantwaye, umukozi wo mu rugo yarantwaye. Mama we yagize instinct ahita yumva ko ari byo. Ndagenda njya mu gikari, ninjira mu nzu, yabaga mu nzu yo mu gikari, ninjira mu nzu nicara muri salo. Mama araza, ikintu cya mbere yarambwiye ngo uragiye. Yego. Uratabaye kari ndagiye. Nuko ngo n'ababyeyi bari bamaze bari babizi. Bari tayari biteguye yuko nanjye nuko nahuye nabo nkumva umutima urananiye subirimo. Arambwira ngo aransengera, upfukama musengera. Aransengera. Mama yari umukatolike w'imbere, ari umuregiyo. Arasenga umugisha, arahangira ati muragije Bikira Mariya, muragije umubyeyi Bikira Mariya, uzagenda amahoro uzagaruka yandi. Urakoze. Ndamusezera, ndamuhobera, asubira ku igare ryanjye. Naho twasezeranye twongeye kubona twongeye kwa 10/19. Oya, ubwo ni début décembre, ni mu ntango muri 19 z'ukwa 12, kuko hahandi ku Karubanda nahamaze ibyumweru bibiri, kuko nahavuye le 18 z'ukwa 12 muri 19. Ngo nuri imodoka nimugoroba nka saa 9 saa 10 yerekeza Mushiha, tuhita dukomeza tuza. Karimu byari byoroshye. None muragero mugeze i Bugande? Yego, twageze aho twigiraga ibya gisirikare. Ubwo narambutse le 18 twabanje dutinda, nabwo twatinze Mushiha, kuko hari abari bagiye imbere yacu bari bahuye bafashwe n'Abatanzaniya. Hari bavuga yuko bashobora no kubagira nabi, bakaba babagarura bakabatanga mu Rwanda. Ubwo abanyamuryango hari ukuntu babigenje, batanga amafaranga, ariko babanje kumaramo iyo nk'icyumweru naho bagifunze. Nyuma umuryango utanga amafaranga, barabarikura barakomeza. Nyuma yaho rero niho twaje kugira gute, twaje kubona natwe uburenganzira bwo kugenda mu kwezi kwa mbere, mu byumweru bibiri bya mbere by'ukwezi kwa mbere. Nibwo twageze, noneho turakomeza. Ubwo mwageze i Bugande nko muri 10 mu kwa mbere, ku matariki 10 nangahe y'ukwa mbere 91, kuko nahamaze ibyumweru bibiri. Nahavuye ku itariki 7 nibwo nuri imodoka njya ku rugamba, itariki 7 z'ukwezi kwa kabiri mw'ijoro 91. Ubwo mwagiragaho bakabanza bakaba training za gisirikare, nyuma ukajya ku rugamba. Kari byari byoroshye. Ubwo muri 91 nibwo watangiye urugamba. Ku itariki 8 nibwo ninjiye mu z'ukwezi kwa kabiri. Nibwo ninjiye mu Birunga. 91 nibwo winjiye mu Birunga. Nibwo ninjiye mu Birunga. Utangiye urugamba. Tunyuremo gatoya. Ubwo buzima utangiye urugamba kugeza igihe waviriye gisirikare, bwari bumeze gute? Ubuzima bw'urugamba n'ubw'urugamba bwari ubuzima bukomeye, ntabwo bwari bworoshye, kuko twagiye mu Birunga nka strategy y'intambara, kuko intambara yatangiriye mu Mutara. Mu Mutara iyo ugiye kureba abasirikare ba leta
basaga nkaho niho bari benshi. Mu birunga nta basirikare bari bariyo, intambara nto yari iri, bari bamaze no kuturusha imbaraga. Nyuma yaho umugaba w'ingabo mukuru yaramaze kwitabira Imana n'abari bamwegereje, imbaraga n'abasirikare bari bakiri bakeya, abasirikare bacu bari bakiri bakeya, kuko iyo ugiye kureba tuza kugira abasirikare bahagije n'intambara iba yararangiye mu mwaka umwe cyangwa muri uriya mwaka yatangiye mu 1991 iba yararangiye, intambara yarangiye. Ariko kubera ko morale yabaye nkeya, kubera ko abasirikare ni imbunda zari nkeya, imbunda zari zazindi abambutse Bugande baje bazanye, nta mbunda nini twari dufite. Ibyo byose rero kugira ngo tudapoteza abasirikare benshi, afande PC donc president niwe wari uyoboye urugamba icyo gihe, yahinduye uburyo strategy y'intambara, tujya mu birunga kugira ngo tubone ahantu twongera kwisuganyiriza, noneho n'abari kuri training batreningi n'abandi bakomeze baze, twongere kugira force ikomeye ishobora kuba yahangana na leta. Kuko icyo gihe ntabwo abasirikare ba leta bari batinyuka kwinjira mu birunga. Ibirunga byari ikishyamba ry'inzitane ritarimo ubuzima, hakonje cyane, ni mu bisozi tout juste, muri haute altitude, kuri ari muhabura metero 3700 gusubiza hejuru. Urumva leta ntiyari yiteguye kujyayo, kuko twatangiye kurwana n'abasirikare ba leta mu birunga igihe inyuma y'imishyikirano ya seri. Naho ubundi icyo bakoraga twakoreshaga imbunda nini, imbunda nini zo zasheringanaga katusha 120 n'ibyo. Ariko uretse ko twebwe twarana patrollinga, tugasohoka mu birunga tukapatrollinga inyuma y'ibirunga, hari hafi mu Kinigi, tugakora n'utuntu twambushi, twaramonitoringaga ibyombo byabo, hakajya na paraton imwe ikabarasa ikigarukira mu birunga. Ntabwo bigeze binjira, batangiye kwinjira mu birunga neza mu kwezi kwa 4 muri 1991. Okay. Kari wavuye mu gisirikare ryari? Navuye mu gisirikare 1997, ariko icyo gihe nanjye umusirikare, ariko naramaze kuraswa. Yego. Kuko narashwe 1993. Ariko wahise uhuramo n'ubumuga. Yego. 1993 uvuga ngo nyuma y'imyaka ugiye mu gisirikare wahise umugara. Yego. Ariko gukomeza uri n'ubundi mu gisirikare. Twagumye tuba abasirikare, ariko ubwo nyine iyo waraswaga wajyaga kwa muganga ukavayo ugakomeza mukaba mu mahitikoto. Kari ntagize wenda nkubashijeho gatoya, kuko gukomereka, kubura urugingo rw'umubiri ni ikintu kibabaza umuntu wese ari we wese. Ntibyaguhungabanyije wenda ngo wumve utaye morali, ibyo wenda ntibyabura, wabyakiriye ute nk'umuntu ugiye ufite ubushake, ufite ishyaka, ukaba nyuma y'imyaka ugahita umugara, ukabura urugingo rumwe, wiyumvise ute? Ntiwacitse intege cyane cyangwa warabuze uti dusobanureho gatoya? Nk'umuntu wari ufite ishyaka ryo kugera i Kigali, ugafata Kigali, hanyuma nkaho narasiwe narebaga i Kigali. Mwari mugeze nka hehe? Itare. Itare ni hehe? Itare ni hano hirya uburenze Byumba, ariko uciye kuri kote yo hirya. Ubu rero iyo uri hejuru ku misozi warebaga amatara ya Kigali. Urumva nk'uwari ufite iryo cyaro ryo kuvuga ngo ndangize intambara mfate Kigali, ninjire mu mujyi. Kigali twa dufite ukuntu tuyizi, twumvaga u Rwanda rugari rwa Gasabo hatemba amata n'ubuki, hanyuma ukarangiriza urugendo rwawe hagati mu nzira. Ni ngombwa ihungabana ryabayeho, kuko ndabyibuka ndi mu bitaro maze gukira, ikintu nafashe cya mbere naravuze ngo plus jamais sinzongera kwambara ipataro. Amapataro nifite imitinya katamo amakabutura yose,
birarangiye kandi wari ukiri muto urumva wari umaze kugira imyaka 19 ufite imyaka 19 makumyabiri aho ngaho urumva akiri na muto hanyuma ariko gatoya intambara yahise ishira kuko nifuzaga kugera muri Kigali igihe nageze no muri Kigali intambara itararangira neza hari ukuntu nakoze geste nurira imodoka y'abaganga iranzana intambara ikiri muri Remera njya kwa Nsekarije niho hari abarwayi abariho ngenda noneho baza no gushaka kudusubizayo twari babiri tuje tumugaye bashaka no kudusubizayo kuko nabari barimo babona intambara ibisasu byaragwaga ukubona biri aho hafi turagenda twigira nko muri zone net hatari ingabo zacu hatari n'ingabo za Habyarimana twibanira tukazajya tuza nijoro gushaka ibiryo hari tugisubira hari tuvuga ngo ugomba kurangira turi mu mujyi kandi niko byagenze intambara yarangiye turi mu mujyi Kigali yafatwa turi mu mujyi dutembera muri Kigali twibagirwa ibyo kumugara twishimira intsinzi turiyakira ubuzima burakomeza kari wagiye mu gisirikare ucikishiriza amashuri hagati uri muri premier deuxième secondaire muri deuxième nize igihembwe cya mbere mu gihembwe cya mbere urangije umwaka wa mbere wa secondaire ese nyuma wakomeje kwiga ego nyuma yo kubohora igihugu intambara yararangiye tuba aho ngaho tugera mu ntsinzi turishima twishimira ko ababyeyi bacu babonye igihugu batashye tubaye iwacu hanyuma 1997 nibwo hagiyeho gahunda ya demobilisation gusezerera abantu mu ngabo no kubasubiza mu buzima busanzwe icyo gihe nanjye nibwo nabaye demobilize gusubira mu rugo gatoya niciye mu rugo amezi 3 numva birananiye pe tujya banaga n'ababyeyi baratashye bari baratashye mba mu rugo bana na papa na mama ndababwira ngo ndashaka kwiga bo ntabwo bumvaga yuko nshobora kubitekereza barabitekerezaga ariko bakumva yuko bakabura aho bahera njye nyine ndababwira ngo ndashaka kwiga nuko nagiye ku ishuri grand frère yabaga Igitaramo yaraziranye na directeur wo muri Saint Joseph hari Kabgayi yego aragenda aramubaza aramubwira ati uzamuzane tumurebe nuko nagiye ninjiye mu kigo ari nijoro njya muri kuva abapadiri ndabasuhuza baranyakira turaganira bankoresha akantu kameze nk'umwitozo ariko uri psychologique twaricaye baza kumpaguruka ati haguruka aho muri salo ati ndagenda ntera intambwe nk'eshanu esheshatu tuhagarara hindukira garuka icara barambwira ati ejo uzaze wige kuki bagukoresheje exercice ngira ngo bagira ngo bandebe ko ya mentalite militaire ikindimo ushobora kugira kwikanyagiza cyangwa iki babona nta kibazo barambwira ati ejo uzaze wige ahubwo gusa icyatugoye ni ukumva ko nari nkuze iyi nkuze maze kugera mu myaka 22 aho ngaho ngiye kwigana n'abana barimo barambye murasubira mu wa mbere hariga abana ba 12 nkumva ntabwo mbishoboye ngira nasabaga 4e ariko tuza kurangiza twumvikanye ndababwira nti munkoresha ikizamini tuza kurangiza twumvikanye uwa gatatu natangiriye muri tronco ngana na mwarimu mfite mwarimu watwigisha gatungana urangije secondaire ndayirangiza neza ikibazo secondaire irangiza 2001 nkajya université ndayirangiza 2006 muri kaminuza nubwo narangije nize sciences sociales mu département de sciences administratives eko ndarangiza nyine ubundi muzima busanzwe kari nkubaza akantu gato urumva uvuye ku rugamba muri igihugu kimaze gufatwa intambara irasa nk'irangiye umunsi wa mbere uhura n'ababyeyi bawe urumva n'ababyeyi icyo gihe nibwo n'abantu bahungukaga bava muri bihugu Burundi Uganda Tanzania ahantu bagiye bahungira hatandukanye umunsi wa mbere uhura n'ababyeyi bawe
baguheruka cyagiye muri 1991 mujya ku rugamba wongeye kukubona ababyeyi banakubona waramugaye ababyeyi babifashe gute habayeho ubuhe mwuka byari bimeze gute imbere yo guhura n'ababyeyi nabanje guhura n'abavandimwe banjye bo bari baramenye baratashye sinabimenya bashyikira ikibungo ariko barabaririza bababwira ahantu ndi ko bashobora kunshakira kwa Nsekarije kariho ushobora kuba ndi icyo gihe haje grand frère haza umukuza haza na grande sœur n'umugore wa grand frère sinabimenye baraza bageze kuri barrière barababwira ati Kalisa ya masaha aba yasohotse baravuga ati nta handi tuzi turategerereza kuri barrière ariko nari nkiri mu kigo ntabwo nari nasohotse naje gusohoka mu ma 11h ndenga Kotagadi ndebye mbona sister wanjye sinahita mumenya ariko nkabona twari kumwe twari mu modoka ndamubwira ngo niba ari mukuru kuri wowe nuri mukobwa asa na sister ntihagarara hagarika imodoka mvamo mvuyemo babo bahise bambona abo grande sœur n'umugore wa grand frère bo bahise baturika bavuza induru bavugije induru binanira nanjye kwifata ndavuga ngiye kurira imbere y'abasivile nicyo kibazo nagize ngiye kurira imbere y'abasivile none ndabakankamira kuko hari no kuri Kotagadi ndababwira no nta soni murarira kuri Kotagadi mbese mbereka yuko bishobora kuba ari mechanisme de défense kugira ngo kubareka kurira kuko nanjye nagize ama emotion numva nanjye narira okay noneho iyo modoka yari ntoya ntabwo twari kwikwiramo mpamagara n'undi mugenzi wanjye nawe ufite imodoka zari nyinshi aho ngaho mbashyiramo ahantu hari kwa Rando tujya kwa Rando kugira ngo dushobore kuganira ariko ndakubwira ngo ntitwiza tuganira bo bararize umunsi urira noneho mbakuraho mbajyana aho nari ntuye hafi no kwa Colonel Rizinde hariya inyuma ya Bon Séjour Colonel narabohoje inzu y'umukoloneli wo kwa Habyarimana yitwa Shizirungu niyo bajyana aho ngaho mu rugo turaganira hanyuma grand frère aza kumbwira ati ahantu biti Gitarama ndashaka kunjyana ahantu biti Gitarama ubwo mu gatondo bwarakeye babandi tubasigaho dufata imodoka tujya Gitarama ageze yahita hakunda ati hano hantu yari umucuruzi ati hano hantu nahacururiza iwo hacururiza yo ukunze yihenze amazu yaragitinze arambye ati block ndamufungurira block ya Nectar Nectar Gitarama uwo munsi je naratashye sigara ahita akora gahunda ziwe atangira gucuruza aratumeho i Burundi bateye ikamyo izana amabyeri atangira gucuruza Amstel na Primus z'Indundi nuko kugeza n'uyu munsi yaratuye nihati hanyuma rero ubwo baje gutaha nanjye ritegura njya babwira aho mu rugo aho bari nditegura njya kubareba ngezeyo njya nabuze ko nifata nabo abantu bakuru nta warize muri bo bagize ama emotion baraceceka turasuzanya iminota nka 30 ibiganiro birabirashira mbura icyo kubaganiriza babura icyo kumbaza bagashaka kumbaza wa mwana wo kwa Kanaka abenshi bari barasigaye no ku rugamba ndamubwira nti ibyo bibazo mureke muzajyana mubaza ku rugo bahita bagiramo ikintu cyo gutinya barebaga uko umeze bakavuga ati uyu muntu bakomeza kubaza byinshi yanamuhita nasinzi ariko noneho turamenyerana tugakomeza ubuzima burakomeza nsubira i Kigali nkajya nza kubasura kugera igihe mviriye mu gisirikare turi mu Rwanda turatuza Kari tugana ku musozo hari akantu bavuze ngo akurira imbere y'abasivile benshi ukunda kumva ryunganira n'abantu kumva nkaye gusa nko gukana ngo ngiye ntunze abasivile benshi bakunda kugira character y'abasirikare cyangwa nko kuba yageze nk'ahantu batamuzi ugasanga bashaka kugira esprit y'abasirikare mu mvugo
ushaka kwereka ko we ntabwo nzi twakoze ibi twabaye aha urumva kandi mu by'ukuri usanga umusirikare nyamusirikare nta nubwo mutanagana ntupfa no kubimenya kiriya kintu nkawe ukurikije ubundi esprit y'abasirikare kunite no kuntu abasivile bashaka kwiyitirira kuba abasirikare kandi atari bo ujya ukunda kubibona mu bantu cyane cyane abantu b'abasirikare niba nyine barisetera bakagira ubona kiriya kintu giterwa n'iki ngira ngo ni impuzo abantu bishyiramo kumva yuko wiswe umusirikare cyangwa ukavuga n'ijwi autoritaire ushobora kugira yindi estime muri societe aho uri naho ngiye hariya kuvuga ngo kurira imbere y'abasivile twari tumaze igihe nta basivile tubana nabo tuganira nabo donc ibintu byari biturimo cyari gisirikare yari intambara n'iki rero no kuganira no mu rugo byabanje kunanira mvuga se abasivile ndi kumwe nabo baraza kumbaza ibyabereye ku ntambara nkumva ngiye kumena amabanga y'intambara mvuga nkifata cyane aho kugira ngo nirekure nganire na papa cyangwa na mama nabo babona nifashe bakagiramo akantu ariko inyuma y'igihe uko twagiye tumarana iminsi na bya bindi bashaka ko babwira ngenda bibabwira bororo yego ese kari ira esprit nyine iyo urebye muri rusange nubwo nta bushakashatsi nakoze ariko usanga abaturage rubanda rusanzwe bafite ukuntu bubaha abasirikare cyane nubwo hari igihe utinya umuntu ariko unamwubaha niyo nagutya mu muhanda muri quartier kwa kundi ubona abantu bacunga umutekano n'ibiki ubona niba umusirikare akwegera afite ukuntu akwegera mwituze ntabwo baguhungabanya nyine bafite ukuntu basa nkaho bari hambo baciye bugufi ariko bararubashywe baranatinyitse kiriya kintu kiri mu basirikare uracyumva icyo nshaka kuvuga kibajyamo gute ni ibintu mwigishwa murabitozwa kuko biragoye kugira ngo ubone ni bake kuko umuntu ni umuntu wenda babaye indisipline n'iki tujya tubumva ariko muri rusange ndikujeneraliza usanga umusirikare bafite hari n'igihe mwicarana mukaganira utabizi umuntu utazikura umuntu uri kanaka niyo atanga igitekerezo ubona cyane cyane mu basivili abaciye bugufi cyane ubona ko n'abaturage nibo bishimira guhura nabo kurusha wenda izindi nzego zigiye zitandukanye z'umutekano biterwa n'iki kiriya kintu mugikura he murakigishwa ugenda gute kugira ngo ukivive ugishyire mu bikorwa kugira ngo umuntu abe umusirikare ikintu cya mbere bisaba ni discipline bivuze ngo rero societe militaire societe ya gisirikare ni societe ishingiye kuri discipline kiriya kintu kirigishwa discipline militaire irigishwa no kugira ngo igisirikare runaka cy'igihugu runaka kigire igisirikare cyiza gikomeye ikintu cya mbere nuko icyo gisirikare kigomba kuba kiri discipline igisirikare cyacu rero icya mbere cyari discipline et en plus kiri portize bivuze ngo ibyo ngibyo byombi iyo bibaye combine bikugira umuntu ugomba kubana na buri muntu wese umukuru mukabana umujene mukabana umwana mukabana kandi bakakwiyumvamo icyo gihe rero bituma n'imirimo yawe ya gisirikare ikorohera mu gukora donc igisirikare kiratozwa kirigishwa kugira ngo kizave mu gisirikare kizima niyo mpamvu wagiye wumva igisirikare cy'igihugu iki n'iki kisha abaturage cyafasha abagore ku ngufu cyagize gute ibyo byose biterwa no kubura ya discipline militaire ariko igisirikare cyacu ni nayo mpamvu ubonye ko intambara ni imwe muri gorira zamaze igihe gitoya imyaka ine kuko cyari igisirikare cyatojwe militairement politiquement kandi kiri discipline ibyo rero biroroha kuko iyo urwaniye mu gihugu abaturage batakwiyumvamo intambara irakunanira kuko barakunaniza bashobora guhisha umwanzi ukaza ugira ngo n'abaturage bakabatikiza ariko twebwe kubera kubana neza n'abaturage bashoboraga no kuza kudutungira agatoki bati ntimunyure hariya hari igico cyatezwe ibyo byose rero byatumye intambara yihuta ikindi cya kabiri bituma tubana neza n'abaturage
Kari urakoze cyane. Ikibazo cya nyuma cyangwa se ni nk'inama cyangwa se impanuro, ubuzima bufite icyo bwakwigishije cyane cyane ubuzima umuntu waciye mu rugamba aba afite ibintu byinshi yize cyane ntekereza kurusha abandi. Ni ihe nama wagira urubyiruko cyangwa se n'abantu muri rusange, kuko nta muntu ugeze ahantu adakeneye inama? Ni izihe nama, ni izihe mpanuro waduha nk'abajene muri make? ikiganiro cyacu cyari gishingiye ku kintu cya patriotisme. Ni ukuvuga ngo nta gihugu kitagira abaturage, kandi buri baturage batuye isi bagira igihugu cyabo. Abanyarwanda, igihugu cy'abanyarwanda ni u Rwanda. Abarundi, igihugu cy'abarundi ni Burundi. Niba rero twe tudakunze igihugu cyacu, nta wundi uzadukundira igihugu. Nuko biyumvamo ko bari iwabo, nuko bagira umutima wo gukunda igihugu no kugikorera, kuko urubyiruko nibo banyarwanda b'ejo, nibo bayobozi b'ejo hazaza. Abayobozi dufite uyu munsi barimo barakura, hari ibyo bakoze. Twebwe ubona uyu munsi twaharaniye kuboza iki gihugu, bamwe barashaje, hajemo ari bakuru, abandi twaramugaye. Ni ukuvuga ngo rero tugomba kugira abadusimbura. Abadusimbura rero ni rwa rubyiruko, ni bamwe mu bana turimo turabyara cyangwa twamaze no kubyara. Bitegure rero yuko iki gihugu bagomba guharanira yuko kibaho, bagomba guharanira ko ubusugire bwacyo butagira ababubangamira kandi bahari. Bitegure gutera ikirenge mu cya bakuru babo, mu cya ba se wabo, mu cya ba onkle babo, kugira ngo aho iki gihugu kigeze, ibyiza kigezeho, iterambere kigezemo bitazasubira inyuma. Niyo nama nagira urubyiruko. Twe gusenya ibyubatswe, ahubwo bisigasirwe n'imbaraga z'abarumuna bacu, z'abana bacu, z'abakiri batoya. Nk'uko tumaze kubyumva mu kiganiro kigufi tugiranye na Kalisa, twumvise mu by'ukuri urugendo yanyuzemo. Mu by'ukuri ntabwo ari urugendo rworoshye, ariko uyu munsi arashima Imana ko icyo yarwaniye, icyo yaharaniye ndetse na bagenzi be n'abandi babuze ubuzima bwabo ku rugamba, ko uyu munsi bakigezeho. Rero nk'impanuro twakuramo nk'abanyarwanda ni ugukunda igihugu. Ntitubone kugira igihugu ntago ari ibintu bigizana gusa cyangwa twumve ngo ni ibintu biri aho. Hariho abantu baba baratanze ubuzima bwabo, hariho abantu baba bariyanze kugira ngo tugire igihugu nk'uko tukireba uyu munsi. Ntago ari ibintu byikora, kugira ngo igihugu kigire ubuzima biraharanirwa. Rero dukunda igihugu kandi dukundane nk'abanyarwanda. Kari turagushimiye cyane ku mwanya n'ikiganiro cyiza tugiranye. Ndabizi ko uzongera ukaba mu mwanya kuko ndabizi ufite ubumenyi bwinshi. Kalisa ni umuhanga mu bintu bya filozofi, afite ubwenge bwinshi butandukanye. Azagenda duha umwanya tuganire. Turagushimiye cyane, ugire ibihe byiza. Murakoze cyane.